Ushoboye kumwita Kagarara cyangwa se ukamwita Ashton Small, gusa njye nyemerera muri aka kanya mwite Uwizeye Enoch. Inkuru ye yatangiye gufata intera ubwo yatangiraga gukora amashusho yigana imyitozo n'imyitwarire by'umunyamerika wamamaye ku mbuga nkoranyambaga Ashton Hall. Ariko Kagarara ntiyiganye Ashton Hall gusa, yashyizeho uburyo bwe bwihariye anashyiramo ubutumwa bw'u Rwanda. Muri Kamena mu mwaka w'ibihumbi 2026, Kagarara yashyize hanze video atumira Ashton Hall kuza mu Rwanda ngo arebe ubuzima n'impano z'abanyarwanda bafite ubumuga. Icyatangaje benshi ni uko Ashton Hall yabibonye, bahuriye muri Ghana maze ubucuti bwabo bukomeza gukura. Nyuma yaho Ashton Hall aza gutangaza ko Ashton Small ariwe watumye amenya u Rwanda. Kandi koko ku itariki ya 10 Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2026, Ashton Hall yageze i Kigali ari kumwe na Kagarara ndetse na Indian Ashton Hall. Abanyarwanda benshi baza kubakira ku kibuga cy'indege maze urugendo rwabo muri Kigali ruratangira. Ariko igitangaje kurushaho cyabaye nyuma. Ashton Hall yahaye Kagarara imodoka nshya ndetse amuha n'amadolari 5,000 yo kumufasha mu mishinga ye, ndetse amwizeza ko azakomeza kumushyigikira no kumufasha mu rugendo rwe. Uyu munsi izina Ashton Small rimaze kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko inkuru ya Kagarara iratwibutsa ikintu kimwe gusa: ntugapfobye intambwe nturi gutera uyu munsi, kuko ushobora kuba ari izakugeza ahantu utigeze utekereza. Kagarara yatangiye yigana Ashton Hall, ariko ubu Ashton Hall niwe uri kumufasha kumenyekanisha Kagarara ku isi.